turakomeza neza ko wibuka ejo aho twari tugeze. Aburahamu yavuye muri Egiputa n'ubutunzi bwinshi, na Loti nawe afite ubutunzi bwinshi, basubiye i Kanani. Aho niho twari tugeze, ariko twarabonye yuko umuhamagaro w'Imana unyura mu bihe bitandukanye birimo bigeragezo. Ese Imana iracyahamagara n'ubu? Iracyahamagara, ariko si benshi bitabira umuhamagaro. Ntabwo ari benshi, ariko guhamagara iracyahamagara. Hano umuhamagaro turavuga ntabwo ari umuhamagaro wo kuba umuririmbyi, wo kuba umuvugabutumwa, wo kuba umuhanuzi cyangwa iki. Mubyumve neza, umuhamagaro uvugwa hano ni uwuhe? Ni umuhamagaro wo kujya mu ijuru, ariko ukabanza gutegurirwa muri iyi si. Ni umuhamagaro wo kujya mu ijuru, ariko ukabanza gutegurirwa muri iyi si. Bivuga ngo Imana yaduhamagara umuhamagaro wo kuzajya mu ijuru, ariko ukwiye gutegurirwa muri iyi si. Iyi si ni uruganda rucura iyo mihamagaro, rutegura iyo mihamagaro. Nubwo tuza kubibona, ubwo nubwo Aburahamu yahamagariwe kiriya gihugu cy'isezerano hari Kanani, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo ariyo herezo ry'umuhamagaro wa Aburahamu. Byo mubimenye byose mu Baheburayo igice 11, Baheburayo 11 umurongo w'8 tugeze ku murongo wa 19. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema. Mwumvise? Kwizera kwa Aburahamu intego yako yari iyihe? Kwabyaye ibihe byiringiro? Kiriya gihugu gusa cyo muri isi? Oya, niyo jambo hano rivugwa. Amen. Ku 10 wari umuhamagaro wo kujya mu ijuru. Amen. Car il attendait la cité qui a de fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ni ukuvuga ngo iriya Kanani igiye kimwe izavaho. Iyi si izavaho. Ni ukuvuga ngo rero umurage wa Aburahamu urenze iriya Kanani. Umuhamagaro we niwo kujya kuragwa ibyo mu ijuru. Niyo mpamvu ndiho ndababwira ni mumenye umuhamagaro niwo ndavuga ariho. Ubwo mushobora kwibaza, ni umuhamagaro wo kuba umuririmbyi, umuhamagaro wo kuba umubinginzi, umuhamagaro wo kuba pasitori. Ntabwo ari ibyo. Ni umuhamagaro uri common kuri bose. Ni umuhamagaro twese duhurijwemo. Mwabibise? Ari imihamagaro itandukanye yo gukorera Imana, ariko hari umuhamagaro ubwoko bw'Imana busangiye. Ni umuhamagaro wo kujya mu ijuru. Niwo muhamagaro turavuga hano rero. Amen. Kugira ngo ubyumve neza, nuwuhe muhamagaro turavuga? Ni umuhamagaro wo kujya mu ijuru. Kuko Aburahamu turabona hano uvuga ngo yaje guhishurirwa mu buryo bw'umwuka yuko nubwo yarazwe iriya Kanani, ariko Kanani ni inzira.
azayibamo nk'umusuke, kubera ko ategereje gakondo yo mu ijuru itazigera isaza, itazigera ivaho. Nibwo rurembo rwo mu ijuru rutubatswe n'abantu, rubatswe n'Imana. Ngiyo gakondo ya Aburahamu. Ibise bitwungura iki kubimenya? Ni ukuvuga ngo nubwo Imana tuyiringira mu by'ubu bugingo, ariko ntabwo ariyo finalite, ntabwo ariyo ntego yo kuduhamagara. Ko twavuze ko icyumwe tuziga kuri Aburahamu, ni ukuvuga ngo nubwo Imana iduhamagara tukayiringira mu by'ubu bugingo, ni ukuvuga iki? Kwiturinda, kwiduha umugisha n'ibindi n'ibindi, ariko ntabwo ariyo ntego yo guhamagara kwayo. Iyi ntego yo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu ni uko tuzabana nayo mu ijuru, muri uru rurembo rutubatswe n'abantu. Iyo niyo ntego yacu. Ibi rero Satani ntashaka ko abantu babimenya, niyo mpamvu ahita arema icyo bita l'évangile de la prospérité, akarema ubutumwa buvugwa yuko imigisha y'Imana ni ibibi yo muri iyi si, akabahisha ko Imana itabahamagariye ibyo muri iyi si, kabone nubwo ibiduha ariko ntabwo ari byo yaduhamagariye. Yaduhamagaye ngo tugende kuragwa ibitizigera bibora. Amen. Ibidasaza, ibitagajuka, ibyo ni Imana yaduhamagariye. Ubutumwa rero muri iki gihe turimo cy'iherezo ntabwo abantu babushaka. Bashaka ubutumwa bubizeza amamodoka, amasambu, byo muri iyi si. Ni uburiganya bwa Satani. Ko turabona Aburahamu sekuruza w'abizera, turabona ko yaje guhishurwa ko atari iriya Kanani yo muri iyi si yahamagariwe kuragwa, ahubwo iyi Kanani ni inzira yo gutegurirwa ku murage nyirizina, ruvugwa mu Baheburayo ibice 10, nako ibice 11 umurongo wa 10. Ndabyumvise. Ibi ni très important. Imana ishimwe. Murabyo? Kuko abantu benshi ntabwo babisobanukirwa, kandi bitwa ngo n'abakristo. Usanga ibintu basengera gusa n'ibyo muri iyi si, ntabwo bazi ko umuhamagaro w'Imana ntabwo ari kuragwa ibyo muri iyi si, kuko Imana ntabwo ikuraga ibizashira, ntabwo ikuraga ibizabora, ntabwo ikuraga ibyo uzasiga. Imana ikuraga umurage uhoraho. Imana yabwa icyubahiro. Bibiliya iratubwira yuko ibyo twarazwe ni ibintu birenze ibyo ijisho ribona. Amen. Haleluya. Birenze ibyo ijisho rireba, birenze ibyo ugutwi kumva. Akorinto wa mbere 2:9 na 10. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Amen. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Amen. None Kanani yo muri iyi si
ijisho ntabwo riyibona, rayibona. Ntabwo ari byo rero twahamagariwe. Hari ibindi ijisho ritigeze kubona, hari ibindi ugutwi utigeze kumva, hari ibindi bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu. Ibyo rero biri muri dimension yindi, biri mu ijuru. Ibyo nibyo Bibiliya yita umurage w'abana b'Imana. Uwo murage rero niwo twahamagariwe, ntabwo ari ibi tubonesha amaso yacu twebwe. Ubutumwa rero abakristu b'umubiri ntabwo babukunda. Abakristu ba kamere bo bashaka imigisha yo muri iyi si, byo mu ijuru ntabwo bashaka kubyumva. Kandi niyo ntego kuduhamagara, kuko Imana ntishobora kuguhamagara ngo ujye kukuraga gusa ibintu bizashira, ibintu bizabora, ibintu uzakwa urupfu ruje kwagutwara. Ahubwo Imana umuhamagaro wayo ni umuhamagaro wo kujya mu ijuru, niko Pawulo atubwira. Tusoma Filipi, Pawulo aravuga ngo ni umuhamagaro wo kujya mu ijuru, ntabwo ari umuhamagaro wo kuragwa Kanani yo muri iyi si. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 14. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Subiramo. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Amen. La vocation céleste de Dieu, ni umuhamagaro wavuye mu ijuru uduhamagarira gutangira urugendo rwo kujya mu ijuru. Ariko muzumva muri iyi minsi ubutumwa bubizeza ibyo mu isi gusa. Niyo bita l'Evangile de la Prospérité, yavutse muri Amerika, kandi abantu benshi niyo bakurikira. Ariko hariya bumvikana impamvu Satani yabafashe. Kubera iki Evangile ya Prospérité yavukiye muri Amerika? Kubera iki? Mubaza bari kubera iki? Evangile ya Prospérité rivuga ngo ni ubutumwa buvuga ko kwizera Yesu biguhesha ibyo muri isi. Kubera iki yavukiye muri Amerika? Kuko itavukiye muri Afurika, mu gihugu kimwe cya Afurika. Mubaza bari kubera iki? Ntabwo mubizi. Kubera Amerika ifite American Dream. American Dream, ngo inzozi za Amerika. Uvuga ngo bubatse muri filozofi yabo yuko umuntu wese muri Amerika akwiye kuba ari umutunzi. Niyo bita American Dream. Ariko barababeshye, kuko uyu munsi berekana ko kwari kubabeshya. Kubera rero icyo kintu bakuriyemo ko umuntu wese akwiye kuba umutunzi, Satani numva rero byari byoroshye ko ahagurutsa ubutumwa bwo kugira abantu, bwo kwizeza abantu ubutunzi. Byari byoroshye ko Satani ahagurutsa muri bo ubutumwa bwizeza abantu ko bakwiye gutunga, ko muri Kristo abantu bose bakwiye gutunga iby'isi. Ibiro bihabanye n'ibyo Yesu yavuze hano. Wabyumvise mu butumwa bwiza bwa Yohana? Ubutumwa bwiza bwa Yohana 11 umurongo 8. Igihe umwami Mariya yamusuzeho amavuta y'igiciro cyinshi, Yuda akitotoma ngo bari kuyagurisha bagaha abakene. Umva Yesu ko yasubije Yohana 12 umurongo 8.
kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Amen. ubivuze ni Imana ubwayo. Abakene muri kumwe nabo iteka. Igihe cyose iyi si ikiriho abakene bazahoraho. Amen. Kandi Imana itandukanya ubukene bw'ibi bintu by'umubiri n'ubukire bwo mu mwuka. Yakobo arabivuga ngo mwumve ngo Imana yahisemo abakene mu by'isi ngo ibahindure abatunzi mu by'ukwizera. Imana yagucyubahira. Mashimeje ku mwami Yesu. Twisoma muri Yakobo. Ni Imana yabishatse gutyo. Ni Imana yabishatse gutyo. Amen. Ibice bibiri Yakobo umurongo wa 5. Mwumve. Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranyirije abakene b'iby'isi ngo babe ari bo baba abatunzi mu byo kwizera, baragwa ubwami yasezeranije abayikunda. Amen. Voilà. Reka mbabaze ikibazo. Kubera ko Imana yatoranije abakene mu by'isi ibagire abatunzi mu byo kwizera, bazaragwa ubwami budashira, budashobora guhangura. Kubera iki? Mugaza kubera iki? None babajije ikibazo. Kubera ko Imana yahisemo abakene bo mu isi igashima ko baba abatunzi mu by'ukuri kwizera, baragwe. Ariko nashaka ngo dusube muri context y'iri jambo. Sibyo? Kuko twafashe verse imwe tuyishyire muri context. Tumva uwo mukene Imana ivuga ameze ati. Ese ni umutunzi agera aciye bugufi, cyangwa ni umukene reyerma w'umukene adafite iby'isi? Reka tubasome. Cyubahiro rutangire ku murongo. Amen. Sibyo byiza? Context. Were ku murongo wa mbere ugere kuri wa 5. Niyo tuzaza kumva uko bimeze. Bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ni kube uko kurobanura abantu ku butoni. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka, mukamubwira muti mwicara aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti weweho hagarara iriya, cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje mutyo ntimuba mwirobanuye, mukaba abacamanza batekereza ibidakwiriye? Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranyirije abakene b'iby'isi ngo babe ari bo baba batunzi mu byo kwizera, baragwe ubwami yasezeranije abayikunda. Amen. Uyu mukene avugwana. Voilà. Ni umukene muri critères z'isi. Okay? Nuvuga muri critères z'isi uwo bita umukene ni uwo avugwa hano. Mumvise ko n'imyenda ye shamagara. Ariko ngo aratunze. Kuko abana bose nabitorero. Wa mukire n'impeta y'izahabu n'ibiki byose nawe ni umukristo wo mu itorero. Wa mukire nawe ni wo mu itorero. Ariko abantu bayobora itorero bayoborwa n'amaso yabo. Wa mukire mu by'isi bakamuha ibyubahiro, wa mukene bakamusuzugura. Ngo kandi Imana ngo yatoranije abakene mu by'isi ikabahindura abatunzi mu by'ukwizera, bazaragwe ubwami. None ikibazo rero kiracyakomeza. Sibyo? Kuki? Rero umwami niwe yatanze igisubizo. Igihe wa musore w'umukire, le jeune homme riche,
yagiye kuvuga ati arashaka byombi, iby'isi arabifite ariko ashaka no kujya mu ijuru. ngo none mwami nkora iki mwigisha? so muri Mariko ibice 10 umurongo wa 17 tugeze kuri 27. hano hari igisubizo. Ageze mu nzira umuntu azaho ari yirukanka, aramupfukamira aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore ne ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramubaza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, niwe Mana. Uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntukariganye ububahe so na nyoko. Aramubwira ati, mwigisha, ayo yose narayitondeye mereye mu buto bwanjye. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati, ushigaje kimwe. Genda ibyo ufite byose ubigure impiya, uzifashisha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uzunkurikire. Yumvise iryo jambo mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa bati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana ko siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Amen. Ikibazo Yesu avuze si ubutunzi, kubwiringira. Biragoye rero gutunga ubutunzi n'ubwiringire. Ibyo bifitwe n'abake. Niyo mpamvu yabanje kuvuga ngo biragoye abatunzi kwinjira mu ijuru, abigishwa ntibabyumva. None asubira kabiri, ngo abana banjye biragoye ko abiringira ubutunzi ko binjira bwami bw'ijuru. Ubutunzi bufite imbaraga. Les richesses ont un pouvoir de possession. Ubutunzi bufite imbaraga zo kuduhindura imbata. Mu Kinyarwanda nabuze uko bivuga. Ça veut dire les richesses possèdent les hommes au lieu que les hommes possèdent ces richesses. Donc ubutunzi buposeda abantu, ahubwo ngo abantu baposede ubutunzi. Wabise? None ahubwo ngo ubwo ubugenge nibwo bukugenga. Ikintu cya mbere, kubera ko ubutunzi rero bufata ba nyirabwo bukabagira imbata, ni ukuvuga ngo ntabwo bazigera babonera Imana umwanya. Wabise? Ariko uriya mukene mu by'isi, iyo agira ubuntu bwo kumenya Imana, iyo agira ubuntu bwo kumenya Imana agakizwa, kuko nta byinshi bimufatira, Imana itinduka ubutunzi bwe. Ntabwo Yesu avuma ubutunzi, ko niwe waburemye. Yasobanuye, yabanje kuvuga iki? Ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa ntibabyumva. Avugwa kabiri rero, ni nko gusobanura ngo erega biragoye abiringira ubutunzi ko bajya mu bwami bw'Imana, ngo cyoroshye n'ingamiya kunyura mu ijuru rushinge. Urumva rero, ushaka kumva arumva ibyo umwami aravuga. Ndakuvuga ngo c'est très difficile, ni ibintu bigoye ko utunga iby'isi hanyuma ugire n'umwanya w'Imana. Biragoye. D'abord iyo umutunzi w'iby'isi, isi iragusolicita hose. Hose baragukeneye. Hari abacuruzi bo mu Bushinwa barashaka partenaire. Sibyo, ubazacuzanya mu bihugu ibi n'ibi.
none bamenye ko nawe uri umucuruzi ufite amafaranga menshi iki, icyo gihe bashaka ko mukorana. Urumva, uzagenda mubonane, mupange ibintu, ibyo byamara gukunda bikajya mu nzira, bibyara ibindi. Uko ubutunzi bugwira kandi byose bishaka wowe kugira ngo ubibemo. Nubwo utaba hose icyarimwe ko nturi Imana, ariko hose barashaka ko utanga ijambo ko bikwiye kugenda. Uzasanga rero mu buzima bwawe bugufi Imana yatanze imyaka 70, average 80, ko afite imbaraga, ntabwo ihagije kugira ngo uzagire n'umwanya w'Imana. Uzaguma wiruka muri ibyo, none ugapfa bya bintu byose warundanyije bigasigara. None ukasanga rero warishutse, cyangwa se isi yaragushutse. Ibyo witaga ubutunzi ntabwo bwari ubutunzi, ntabwo ubutunzi ni Kristo. Imana ishimwe. Rero muzajye mubimenya. Amen. Si uko Imana yanga abatunzi. Ndondora, Imana ntiyanga abatunzi, ko abatunzi mbere yo kuba abatunzi niki n'abantu. Mbere yo kuba umutunzi niki umuntu. Twese tuvuga ntacyo dutunze, tuvuga gusa Imana iduhaye kubaho. Ibyo by'ubutunzi bijya nyuma n'amasitatu dusanga muri isi. Okay? Rero Imana ntiyanga abatunzi, ntiyanga n'ubutunzi, ahubwo iratwereka icyo bita le danger des richesses. Ano ni somo ya le danger des richesses. Ni ukuvuga ngo ubutunzi burimo danger, kuko ntabwo byoroshye kugira ngo ube umutunzi w'iby'isi hanyuma ntibikugeho influence akaba ari byo bikuyobora. Ntabwo rero wabibangikanya no gukiranuka no gushaka Imana. Biragoye. Nani yavuze ngo biraruhije abantu bafite ibintu byinshi byo mu isi, biraruhije ko binjira mu mugambi bw'Imana. Erega ntabwo twagiye hors sujet. Turashaka kugusha ku butunzi bwa Aburahamu. Mwabyumvise? Ndio ndababwira ubutunzi ibyabwo, ko turaza kugenda ku butunzi bwa Aburahamu na Loti. Imana ishimwe. Kubera ko twebwe twitwa abana ba Aburahamu, nitumwigireho rero. Si byose? Amen. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere ku murongo wa 27 tugeze kuri 31. Niyo mpamvu hano Imana iza kutubwira, tumaze kumva impamvu, amen, umutunzi bigoye ko ajya mu ijuru mu gihe yiringira ubutunzi bwe. None tugira twumve rero point de vue y'Imana, amen, view point y'Imana, impamvu Imana itoranya abakene bo mu isi. Amen. Mumurikire. Tumaze kumva impamvu ubutunzi ababwiringira babufite birabagoye kujya mu ijuru. Niko Yesu yavuze. Ababwiringiye. Amen. Ceux qui se confient dans les richesses bafite. Ariko turashaka kureba rero kuko Imana itoranya abakene bo mu isi kugira ngo ibatungishe mu byo kwizera. Biri hano mu Abakorinto wa mbere. Abakorinto wa mbere eri igice cya mbere mu 26 tugeze kuri 31. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi. Pawulo aravuga ngo nimwirebemo mu itorero ryanyu. Itorero ngo mushake ndi abanyabwenge ni bangahe? Ni bake. Komeza.
n'abakomeye bahamagawe atari benshi, abakomeye muri ni bangahe? Komeza. n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Amen. Ngiye intego. Amen. Kubera ko abafite ibyo birata birabagora kwirata Imana, birata ibyo bafite. Niyo mpamvu rero Imana itoranya abadafite ibyo birata ngo birateyo. Iyo ni sagesse y'Imana. Ntabwo ari jyewe nabihisemo, ntabwo ari wowe, ni Imana. Ni Imana mu bwenge bwayo, ngo hatagira uwirata, ngo wirata yirata Uwiteka. Nimuzajye mwibaza nubwo tubasengera ngo kubera iki nta bantu b'abakire benshi bari mu itorero, kubera iki nta bantu bahambaye mu isi bari mu itorero, kubera iki nta bantu b'abasiyantifike bakomeye nka Albert Einstein bari mu itorero. Abo bose turabasengera ngo bakizwe, ariko nutababona ntuzivuga ngo Imana ntiyumvise amasengesho. Tuba turagongana n'aya magambo. Wayibise? Urebe abantu bisi, iyo babonye itorero ku cyumweru ririmo abaministre, ririmo abanyenganda benshi, ririmo abakora mu miryango mpuzamahanga, ama IT, immatriculation temporaire ziri hano, ba experts, sibyo? Bakabona abantu b'inganda benshi, bakabona abantu bafite ubwenge, bahita bavuga bise yatorero rakomeye. Abise mu ijuru mwe kavuga bongo yenu tavuga bakomeye kambereke ni bariya batunze kwizera, kuko nibo bahindisha umushitsi isi ya Satani. Imana yabwiye Samuel, sindeba nko mureba, mwe mureba kubigaragara, yendeba imbere. N'ubwo abantu benshi no matorero ntabwo barakamenya Imana, batekereza nk'abisi, bareba nk'abisi, jijuma yabo ni iy'isi, ntabwo ari jijuma y'Imana. None mbabwire nkamwe muri hano, nimba koko muri mu by'Imana ikomeza kubigisha, mukaba mubikomeyeho, utari gusa guta umwanya, mukaba mubyizera, mukaba mubisobanukiwe, mukaba mukunda Imana, mukaba mubyakira uko Imana ivuga, ni mwebwe Imana yita bakomeye, ntabwo ari bariya bisi isita ko bakomeye, kuko ni mwebwe mupfukama Imana ikumva kandi Imana igakora. Ni mwebwe Satani atinya, kuko ntabwo atinya amafaranga, ntatinya ibyaro by'isi. Satani ni umwuka, Satani ni umukerubi, ntabwo ari ibi bintu amatafari ibiki byo mubona ngo nibyo atinya. No, atinya abantu bari connected n'intebe y'ubwami bw'Imana.